kujya mu gisirikare ifite umwana umwe, aragenda arakora aza kuba mukuru. Amaze kuba mukuru rero nawe agira abayobora. Amaze kugira abayobora rero hari ahantu habaye intambara, ubwo biba ngombwa ko ajyana n'abayoboye, bagezeyo bagwa ku rugamba. Ubwo yari general se bo babivuga gutya? Yari afite ipeti ryitwa koroneri. Yari koroneri. Yego. Ubu nawe uri madamu koroneri noneho. Ahantu runaka habayeyo intambara, bahagurutse gutyo baragenda. Nari mpetse umwana mfite n'iyo nda y'amezi 7. Naragiye rero ngezeyo, nuko barambwira ngo bagiye ku rugamba ngo ariko barataha. Arambwiye ngo ihangane uwawe byarangiye. Nuko ubwo rero byabaye ikibazo, naguye muri koma. Maze kugwa muri koma baravuga ati none ko bitoroshye, nawe aratugwaho. Mfite uwo mwana yari mutoya cyane, noneho ufite n'iyo nda. Nahamaze iminsi 2 bamfatira moto, ntabwo nzi ukuntu nageze mu rugo. Byari bikomeye kuko maze kururuka moto nagiye n'amaguru nkuru. Turabasuhuje bene data bakunze umusaraba, dufatanije urugendo muri Kristo Yesu. Nkuko tugenda tuganira mu buryo bugiye butandukanye, uyu mwanya naje ntegereje Imana Petaya nkuko musanzwe munzi. Hanyuma murabona imbere yanyu ko turi kumwe na mushiki wacu, nawe turamusaba kugira ngo abasuhuze. Namara kubasuhuza abibwire n'amazina kugira ngo mumumenye. Haleluya. Turabashuhuje. Nanjye nitwa, amazina yanjye nitwa Masika Sandrine. Ongera usubiremo kandi uvuge cyane. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Masika Sandrine. Masika Sandrine. Reka rero manze mbifuriza umugisha w'Imana aho muri hose hirya no hino. Nanze kubivuga mbere kugira ngo tumanze tumenyane. Ubwo ni Masika Sandrina na ntegereje Imana Petaya, tugiye kubana muri uyu mwanya. Kandi aho uri birashoboka ko ari ku manywa cyangwa akaba ari nijoro nk'uko isi iteye, ariko aho uri hose Imana iguhe umugisha kandi ugubwe neza. Ndagira ngo tubanze dusenge Imana, tuyisabe kugira ngo ibane natwe mu kanya tugiye kumarana tuganira, tubazanya impamvu y'uru rugendo muri Kristo Yesu. Ndagushimiye Imana Data wa twese uri mu ijuru. Ni wowe waturemye uduha ubuzima nk'uko abaririmbyi babivuga. Ikindi kandi twahuye na byinshi biduca intege, uraturengera kuko ubishoboye. Uyu mwanya ndagusaba nkwinginga kugira ngo utubabarire cyane. Amaraso ya Yesu atwezeho gukiranirwa kose, kandi nk'uko warinze intambwe z'ibirenge byacu ukaduhuza, wari ubifitemo umugambi mwiza, wari uzi ko twahura tukagira ibyo tuganiraho. Ndasenze kugira ngo bye kuba ibyacu ahubwo bihinduke ibyawe. Aba ari we wenyine uyobora intambwe z'ibirenge byacu muri iki kiganiro. Aba ari we wenyine uyobora amajwi yose agiye kuvugirwa ahangaha. Aba ari we wenyine uyobora amatwi agiye kumva ibi byose, kugira ngo bye kugarukira aha twicaye ahubwo bikwira isi yose, kandi bye kubonekamo ububasha dufite ahubwo bibonekamo ububasha ufite. Icyubahiro cyawe kirushaho kogera hirya no hino, abantu duce bugufi duhimbaza izina ryawe kuko ari uvuga bikaba, wategeka bigakomera.
ndagushimiye ko hari abandi warinze nkatwe kandi ukabarindira kugira ngo dufatanye umurimo muri Kristo, kuko imirimo myiza waduteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo mu mwami wacu. Nyemerera udufashe dutangiye, utangirane natwe, kandi nyuma yo kutweza wishimira abana bawe. Ibyadutandukanyaga nawe biteshwa agaciro n'umwuka wera, kugira ngo duhagarare dushikamye tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ahubwo turabo wishimira kandi abunezererwa ibihe byose. Ndagushimiye ko wumvise, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Nk'uko tumaze gusenga rero, uyu ni umwanya wo kugira ngo tuganire na mushiki wacu, yatwibwiye kwitwa Masika Sandrine. Ariko se amakuru yanyu Sandi? Amakuru yacu ni meza. Amakuru yanyu ni meza. Umuntu ashobora kukureba akabona uri umukobwa cyangwa uri umugore, byose akabibona, kuri gufitwe nawe. Bimeze biteze? Ntabwo ndi umukobwa, ahubwo ndi umumama w'abana 4. Uri umumama w'abana 4? Yego. Hanyuma se umugabo we amakuru ye? Umutware we nawe yitabye Imana. Umugabo yitabye Imana. Muri make mu kutwibwira neza akwiye kuvuga ati nitwa Masika Sandrina, umubyeyi w'abana 4 ariko w'umupfakazi. Si byose hari isoni biguteye? Nta kibazo. Ariko ze kuwufasha uvuge cyane kugira ngo nkumve. Yego. Nuko none se utuye he muri makeya? Ntuye mu kagari ka Rugasa, umurenge ni uwa Ruhango, karere ka Rutsiro. Yego. Karere ka Rutsiro. Aho niho waba waravukiye cyangwa naho wimukiye? Naho nimukiye, ariko kavukire yanjye ntabwo ari aho ngaho. Kavukire yawe ni he? Kavukire yanjye ni muri Kongo. Muri Kongo. Umugabo se mwashakaniye muri Kongo cyangwa mwashakaniye aho muri Rutsiro? Twashakaniye muri Kongo. Mwashakaniye muri Kongo. Hanyuma se aza gupfa uri muri Kongo n'ubundi? Yego. Yego. Abana 4. Ukora iki se kugira ngo abo bana 4 babashe kubaho? Dukora umurimo witwa gukarabura, kubera ko nta kindi kintu tuhafite. Nta kindi kintu muhafite. Hanyuma se usengera hehe mu buryo bwo gushaka Imana, ko amatorero ari menshi, wowe wabusengera hehe? Sengera muri ADPR, akaba asengera mu itorero rya Gasovu. Rya Gasovu. Yego. Paruwasi ni iyihe? Paruwasi ni Rundoye. Paruwasi ni Rundoye. Imana ishimwe cyane rero. Nk'uko mubizi, nakomeje kubabwira ko hano turi kuri channel ya Witsemba Choir. Witsemba se numvisha utuye hegeranye naho Witsemba ikorera. Waba uheruka kubabonaho se ngo tubwire amakuru yabo? Ndabaheruka kuko ndi no muri iyo korari ya Witsemba. Uri no muri iyo korari? Ikibazo gihari, uri kwivuga nkaho udashaka ko tukumenya.
urimo wivuga udashaka ko tukumenya, wivuga agace kamwe ugira gute. Urabaheruka, muherukana ryari? duherukana ku cyumweru. Muherukana ku cyumweru, uyu munsi ni kuwa gatatu. Muherukana ku cyumweru. Yego. Hagati aho nta zindi gahunda mwagize se zibahuza nka korari? Zirahari ariko njye nta mwanya nabonye wo kujyayo. Yari nk'iyihe? Yari gahunda y'ejo kuwa kabiri, ejo hashize kurepeta. Kurepeta. Wowe ntabwo wagiyeyo? Oya. Wari wagiye gukarabura? Yego. Abana umaze igihe kingana iki se upfakaye disi? Iri kurenga imyaka 6. Imyaka 6. Kandi uracyakomeje. Ikibazo ndimo ndabona warapfaka uri mutoya. Wenda uraza kutubwira mu kiganiro kirambuye kwari kubazanya amakuru y'ukuntu umeze ubu ndetse n'abavandimwe uko bameze, ariko abana nabo amakuru yabo. Amakuru y'abana ni meza, bari ku mashuri, bari kwiga. Bari kwiga. Umukuru yiga mu kangahe? Umukuru yasigaye muri Kongo, ubu ngubu ufite abana 3. Umukuru yasigaye muri Kongo, ariko uwo ufite mukuru ari we wa kabiri yiga mu mwaka wa 4. Wa kabiri yiga mu mwaka wa 4. Umuto? Umuto yiga muri garidiyene. Muri garidiyene, muri aho bita muri nansari. Yego. Noneho rero ndagira ngo manze nteguza abantu badukurikiye. Murumva ko uyu mubyeyi afite ubuzima burebure, ntabwo yabutubwira twese ngo twicare duhaguruke tuburangije. Urumva kuba ari umukongomani, akaba ari muri Rutsiro, ari no muri korari Witsemba, akaba ari umupfakazi. Izo zose ni ubuzima dushobora kuganiraho, kandi Imana yarahabaye imukorera ibikomeye. Birasaba ngo rero tuze kuza kubicamo, tuzajya tubibona ibice bice, ariko ndagira ngo duhereho tuganira, tubwire amakuru y'ubuzima bwe. Mbese yavutse mu bana bangahe? Avukira mu buzima bumeze gute? Ashaka umugabo ate? Kugeza ubwo umugabo yapfuye, se umugabo we yabashe kwicwa n'iki kugeza ubwo apfakara akiri mutoya? Wenda abatubwiye ubwo rugendo rw'ubuzima bwe bwo kuvuka no gushaka no gupfakara. Kandi ndamusaba kugira ngo avuge cyane. Yego, murakoze. Uko njyewe nabaye umwana w'inshuke, nibona mba kwa nyogokuru, akaba yari hariya ahitwa i Gasovu. Cyane. Akaba ari hariya i Gasovu. Na morale nyinshi kandi. Nahigiye kuva mu wa mbere kugera mu mwaka wa 6. Ubwo ndangije byabaye ngombwa ko nza kumenya iwacu. Naragiye rero mbona abangezayo, nuko ubwo niho nari ndi gutangira kumenya ubwenge. Narahabaye aho muri Kongo. Nyuma yaho rero naje gushaka. Maze gushaka umugabo, twarabanye nta kibazo, ariko nyuma yaho aza gupfa aguye mu ntambara. Amaze kugwa mu ntambara rero byabaye ibibazo, kuko imibereho nari ndimo yarahindutse. Ubwo
narihebye cyane kuko nabonaga nanjye ubuzima bwanjye ari aho burangiriye, nkibaza ukuntu nzabana abana batagira se, nkumva ni ikibazo. Noneho nza kugira n'ikibazo, apfa atunguwe, nta kintu na kimwe nzi aho kiri. Twari dufite amaparisere ahantu h'umujyi, tuzi ngo niho tuzimukira, twabaga mu cyaro. Nuko nyuma yo gupfa rero nta resi n'imwe nigeze mbona, ubwo nyine ibintu byarahindutse. Nuko naje kurera abana njyenyine, ariko ari ibibazo. Nyuma yaho rero niho naje kwigira inama yo kuvuga ngo nisubirire hahandi narindi, kubera intambara nyinshi zari ziri muri Kongo. Utarakomeza rero, wavuze ngo waravutse usanga uri kwande? Ngewe kuvuka kwanjye navukiye muri Kongo. Uvukiye muri Kongo. Ariko nyuma yaho baje kunzana kwa nyogokuru, ariho i Gasobo. Ngewe rero naje kumenya ubwenge ari aho ngaho ndi. Babyeyi se bakubwiye ko ari yo mpamvu yatumye bakuzana kwa nyogokuru? Ni kwa kundi ababyeyi bajyana abana kwa ba nyirakuru. Hanyuma se buriya wari umwana wakangaye kugira ngo batekereze kukuzana kwa nyogokuru wawe? Wa kabiri. Umwana wa kabiri. Ifura yagumye ku babyeyi, uwa kabiri bamushyira nyirakuru. Yego. None se ngenda baza nti buriya wageze kwa nyogokuru wawe wavuga uruhe rurimi buriya? Yari Ikinyarwanda. Yari Ikinyarwanda. Kuko ariho nakuriye, navugaga Ikinyarwanda. Yego. Ugeze muri Kongo byabaye ngombwa ko njya nigana ururimi mpasanze. Ururimi hasanze. Ubu Kiswahili unafanya Kiswahili? Ndiyo. Ndiyo. Ubwo rero utubwira neza, urabona umwana ubaye mu Rwanda akagera no muri Kongo, hari itandukaniro ryo mu Rwanda no muri Kongo, ndetse rimwe na rimwe n'ikirere nacyo gishobora guhinduka. Ushobora kutugeraniriza rero ukatubwira ubuzima wabayemo muri Kongo n'ubwo wabayemo mu Rwanda, ukuntu byari bihagaze. Mu Rwanda nahabaye mbona nta kibazo gihari, kuko nari umunyeshuri. Natangiye mu wa mbere ngera muri siziyemane mu wa gatandatu. Cyane kandi na mikorofone yegereje. Mu Rwanda nabonaga nta kibazo gihari, kuko natangiye mu wa mbere maze kugira imyaka 7. Ubwo ngeze mu wa gatandatu rero ubushobozi buba bukeya. Nuko ubwo mba ndarangije, kuko icyo gihe mu gihe twarangijemo niho bagarukiraga uwakomezaga kereka uwatsindiye Trocom. Yego. Nuko ubwo maze kurangiza niho nagiye iwacu muri Kongo. Hanyuma ikibazo kiracyakomeje. Ukurikije uko wabaye mu Rwanda n'uko wabaye muri Kongo, ubona mwirihe tandukaniro? Itandukaniro ni uko mu Rwanda bavuga ururimi rumwe, ariko nageze muri Kongo sanga bavuga indimi nyinshi. Nasanze bavuga indimi nyinshi, hari n'abantu bakurikije ubwoko bubayo, kuko habaye ubwoko bwinshi cyane. Buri bwoko rero wumva
bari kuvuga ururimi rwabo. Ariko ngewe abo nasanganye, urwo nasanganye aho nari ngiye bavugaga Igiswahili, Iringara n'Ikinyarwanda. Yego. Nicyo kiganje aho twabaga. Ubu n'Iringara naryo ugerageza gucishamo se? Wapi iryo ntabwo narifashe, ntabwo nabyitayeho. Nta n'akajambo na kamwe. Wenda akajambo ko ntabwo nakabura. Nk'akahe waba uzi mu Iringara? Nko gusaba amazi. Gusaba twumve. Gusaba amazi mu Iringara baravuga ngo pesa mariba wana nangayi. Pesa mariba wana nangayi. Hanyuma naho mu Kiswahili ho bakavuga ngo iki? Mu Kiswahili baravuga ngo nipe maji ya kukunywa. Nipe maji ya kukunywa. Nipe maji ya kukunywa. Ya kukunywa. Ya kukunywa. Ngere ntacyo nzi. Cyakoze nanga nashyiramo n'icyongereza da. Ariko nyine bwari ubuzima kandi aho umuntu ageze biba bisaba ngo abashe gufata n'imico yaho. Yego. Hanyuma se uvuye inaha kwa nyogokuru ugeze muri Kongo, waje gukundana n'umusore gute, mukora ubukwe gute? Ibyo nabyo ugiye kubitubwiraho. Uturere n'ibihugu bigenda bitandukana. Uko nabonye ino nubwo nahavuye wenda ndi kumenya ubwenge, ariko nasanze bitandukanye. Ino mu Rwanda bakunda gukora umuhango wo gushyingira cyane. Ariko muri Kongo ntabwo ibintu byo gushyingirwa babiha agaciro cyane. Kuko kugira ngo ubone ku muntu wasezeranye mu rusengero ntabwo biba byoroshye. Ahubwo ibyo bita ngo ni ugucikira barabikora cyane, ariko bakabikora ku manywa. Bino bavuga ngo kugenda nijoro ntabwo bakunda kugenda nijoro, ahubwo bagenda ku manywa, bakafata abantu baturutse iwabo w'umusore bakajya kuzana umukobwa, bakamuzana no ku manywa, kandi bakamuzana banamukoye. Nuko ubu nyine byagenze ute kugira wowe ngo ubone umusore witurukiye i Rwanda mumenyane bigende nka gutyo? Kumenyana ni ibisanzwe, yaje mu rugo nk'uko bisanzwe, nuko ararambagiza, nuko birarangira barantanga ku manywa y'ihangu. None se abandi bagenda nijoro bashaka umuntu umuherekeza cyangwa abantu bamuherekeza, ho bagenda bagushagaye, baba baririmba, baba bameze bate? Baririmba, ariko niyo bataririmba mu by'ukuri haba hari abantu benshi bagushagaye nk'umugeni. Ubundi ubona ari umugeni nuko wenda ikibuza aba ari agatimba. Kuko ntiwanamureba ngo upfe kumubona, baba bamuhishe. Ariko imyambaro saba yambaye yaba ari iyi? Imyambaro yo ni isanzwe. Iyo asanganwe cyangwa imishya yadogesheje? Yego. Yego. Nuko muba murabanye. Mwabanye Igiswahili wari umaze kukimenya, hajya ni unamaliza? Wari umaze kukimenya neza ku buryo muganira mu Giswahili nta kibazo? Ntabwo nari ndakakimenya neza, ariko nari nziho gakeya. Wese yarazi Ikinyarwanda? Nawe Ikinyarwanda cyo yari gikeya. Yego. Mukajya muhuza mwese, umwe ari gike n'undi ari gikeya?
ntabwo yabaga yavuga nk'amagambo 3 atari yavuga igiswahili. Uko nigaga igiswahili gahoro gahoro nawe niko yigaga ikinyarwanda buhoro buhoro. Yego. Hanyuma ndagira ngo nkwibarize nyuma yo kubana kwanyu, ese yaje kugwa mu ntambara, yari umusirikari, byagenze bite? Intambara yari yabaye Kongo, cyane ko tuzi ko muri Kongo hakunze guhora intambara, imidurumbano ya buri mwanya. Ese yaguye mu ntambara mu buhe buryo? Yaguye mu ntambara nyuma yo kubana, tumaze gushakana, tumaze kubyara umwana wa mbere, ngo bari bamuziho ubuhanga, yari umusivile ntabwo yari umusirikare. Ubwo rero abo babanye ngo bari bamuziho ubuhanga bwo kugirana inama nziza. Baje rero kumushyikira mu rugo, baramubwira ngo naze bajye bamwifashisha mu kubagira inama. Ari abasirikari se? Yego. Bari abasirikari ariko biwabo bari barabanye. Yego. Ubwo rero yaje kujya mu gisirikare ifite umwana umwe, aragenda arakora, aza kuba mukuru. Amaze kuba mukuru rero nawe agira abayobora. Amaze kugira abayobora rero hari ahantu habaye intambara, ubwo biba ngombwa ko ajyana n'abayoboye. Bagezeyo bagwa ku rugamba. Ubwo yari general se? Bo babivuga gutya? Yari afite ipeti ryitwa koroneri. Yari koroneri? Yego. Ubu nawe uri madamu? Koroneriyo. Ya, baragiye, abaguyeyo gutyo, abagusigiye umwana umwe gusa? Wapi? Yagiyemo mubyaye rimwe. Noneho apfa ba bandi bane bose mumaze kugira gute babyara? Nasigaranye inda y'amezi 7. Umwana wa 4 yari inda? Yego. Y'amezi 7. Ngaho rero byari bimeze bite? Byari bishimishije? Byari bibabaje? Byagenze nka gute? Wabyakiye ute kuba uri mu rugo ukumva umugabo ngo birarangiye? Byari bikomeye, ntabwo byari byoroshye, kubera ko ntabwo, mbega abanyarwanda baca umugani ngo ijoro riba uwariraye. Byari ibintu bikomeye cyane utapfa kubwira undi ngo abyumve. Aho intambara yabereye yari yabereye iwacu kavukire, aho nari naravuye. Yego. Kuva aho twari dutuye iwabo kugira ngo ugere iwacu hari harimo urugendo rw'umunsi wose ku muntu uzi kugenda n'amaguru. Ubwo rero nyuma yaho twaje kuzimuka tujya iwabo, ariko gushakana twari twarashakaniye aho twabaga iwacu. Nyuma yaho rero niho yagiye agenda, twaramaze kugera iwabo, nuko nawe n'ubundi ajya gukora kure nk'urundi rugendo rw'umunsi wose, nabwo wihuse. Ubwo rero byaje kurangira antumyeho, arambwira ngo atuma abantu ngo nze kumureba aho yari ari. Naragiye rero, ubwo mfata moto ndagenda. Igihe ngeze mu nzira nabo baba barabahamagaye ngo
ahantu runaka habayeyo intambara. Bahagurutse gutyo baragenda, nari mpetse umwana mfite n'iyo nda y'amezi 7. Naragiye rero ngezeyo, nuko barambwira, narategereje ko bataha. Ubwo mbona burije burakeye, mikrofone uyegereze. Mbona burije burakeye. Nk'ejo nkajya mbaza abantu uti se none bimeze ute? Abari bari kuvayo yari intambara ikaze cyane, byari bikomeye kubera ko aho yabereye yari umujyi barawutwika. Ubwo n'inkomere zagiye zihaboneka, ni indege zagiye ziza kubajyana, nta muntu wigeze ushyingura umuntu we. Haguyemo abayobozi bo mu nzego zo hejuru bakomeye, wenda tuvuge nka ba gitifu w'umurenge, ab'akagari. Ni intambara yabaye itunguranye, nuko hagwamo abantu benshi, amamodoka mu mihanda arahiramo. Nuko ubwo abari barimo bamwe barapfuye, abandi barahunga. Nuko ubwo rero naje gushiguka nkaho wenda nabonye abandi bari kuza. Nagiye kubona intumwa, mbona umuntu araje arambwiye ngo ihangane uwawe byarangiye. Nuko ubwo rero byabaye ikibazo, naguye muri koma. Maze kugwa muri koma baravuga ati none ko bitoroshye, nawe aratugwaho. Mfite uwo mwana yari mutoya cyane, noneho ufite n'iyo nda. Nahamaze iminsi 2 bamfatira moto, ntabwo nzi ukuntu nageze mu rugo. Byari bikomeye ko urugendo rw'amasaha 2 kandi bwari bwije. Nagiraga ubwoba cyane, nkumva mu rugo ntajya no hanze ndi njyenyine, nangwa ngo mfate nk'urugendo rw'iminota 3 bumaze kwira. Ariko uko kugenda kwanjye urwo rugendo narugiye amasaha agera muri 3 mpetse uwo mwana, ntari kwibuka ko n'itoroshi nyifite mu mufuka mu byo nari ifite mu gikapu. Ngenda gutyo ngera mu rugo, mbega nagiye nibuka nyuma inzira nanyuzemo nkumva ntari kuzimenya, kuko nari meze nk'umuntu wataye umutwe. Ntabwo byari byoroshye. Use inaha iwacu i Rwanda, umudamu wa koroneri aba ari umuntu ukomeye, abaho mu buzima butandukanye n'ubw'abandi baturage, mbese nyine nk'umuntu ukomeye, umugabo wakomeye. Ese mwebwe i Kongo wabagaho ute nka madamu wa koroneri? Nari mbayeho neza kuko ntacyo nakoraga, naricaraga nkarera abana gusa, nkakora imirimo yo mu rugo. Akambwira ngo nzajye gushaka umwana, nzashaka umwana aze ajye anderera umwana, wenda ndi guteka nangwa ndi gufura. Ariko nkabona nta bintu nkora birenze byatuma ashaka umukozi. Ariko kubaho neza bwo nari mbayeho neza, kuko icyo nifuzaga cyose narakibonaga, kandi ubundi twari tubanye neza ku buryo na n'ubu ndicara ngashaka inenge namubaraho sinyibone. N'abandi bajyaga bavuga ati runaka niwe washatse, kuko yari umuntu ubona hari atari uwo mu isi, hari yararenze. Washakaga inenge wamubaraho n'imwe ukaba utayibona. Yego, nta kintu ukora wibereyeho utyo, hanyuma wumva ngo umugabo arapfuye. Waje kwiyakira ute? Ese wenda mbere umufite yakwiye kuba wenda yaragutoje nk'akarimo ari gukora, akazana amafaranga ariko asanga hari icyo ukora. Ese
wafashe iyihe ngamba nyuma y'uko wumvishe ngo umugabo byarangiye, umaze kwiyakira nyine, umaze gushyira umutima hamwe, wafashe iyihe ngamba ku buryo uyu munsi tubona ukiri wibana uri umupfakazi, hakabonekamo n'ingamba yo kudashaka undi mugabo? Ni iki wiyemeje nyuma yo kumva umugabo ngo birarangiye? Numvaga ubuzima bwanjye bwose nanjye bwararangiye, kuko nibazaga uburyo nzabaho, nkibaza uburyo nzarera abana, nkumva ntabwo ndi kubishyikira. Nibazaga uburyo nzapanga umurimo runaka nkawukora, nkumva bitanyoroheye. Ariko mu minsi mikeya itari myinshi niho naje gutekereza. Nyuma yaho y'uko apfa, naje kujya iwacu aho nari naraturutse. Ngezeyo rero niho hari habaye n'intambara. Icyo gihe ntabwo byari byoroshye, wabaga uri kure ukumva amabomba ari kuvuga, kubera ko uwo mujyi wari wahiye, hahiye amazu menshi, hahiriyemo ibintu byinshi, wabaga uri kure ukanabibona. Ubwo rero byari bimeze nabi cyane, kuko numvaga ngo nta bantu bakiriho aho ngaho iwacu. Nkavuga ati noneho mbuze aho nashatse, mbuze n'aho navutse n'aho naturutse. Ariko naje, kubera ko nari meze nabi cyane, naje no gukora impanuka. Twaje umumotari ari kunkura iyo ngiyo nari naragiye, twakoze impanuka. Nuko ariko kubera ko y'umuntu ubwenge butari ku gihe neza, nagiye nyumva mu yindi minsi naramaze kugera mu rugo. Nuko ntuma abantu ndavuga, babwira ati bari bazi iwacu, mugende mujyeyo, mujye kureba niba nabo bakiriho batarashize bose. Baragiye rero, bagezeyo basanga ngo barahunze, ariko nabo batabizi ko umukwe wabo yaguye aho ngaho. Nuko kubera ibyahakorewe byari birenze, nta muntu wigeze ushyingura umuntu we, ahubwo Croix Rouge niyo bahamagaje ikajya ifata intumbi ijya gusuka, bashyira mu mamodoka bajya gusuka mu byobo, kuko nta muntu wari kuvuga ngo arashaka uwe ngo azamubone. Ubwo rero ni gutyo byagenze. Ubwo nyuma yaho rero intambara zakomeje n'ubundi kuza gutyo, nkiruka tukirukankana abana. Niho nagezeho ndavuga ati nyamara wakwisubirira mu Rwanda, hari umutekano, akaba ariho yigumira. Ubwo niho nafashe icyemezo cyo kugaruka mu Rwanda, aho nari nararerewe. Aho wari wararerewe. Ubwo ababyeyi babasigaye i Kongo n'umwana wawe w'ifura. Yego. Ubu se ujya ukurikirana ukamenya ngo bariho cyangwa ntibariho? Ntabwo mbizi. Ntabwo ubizi? Umwana wawe se? Amakuru yabo nyaheruka tukiri kumwe, tumaze gutandukana. Ubwo byarangiye gutyo. Hashize igihe kingana iki mutandukanye? Imyaka 6. Imyaka 6 irashize, waricaye uradaraza. Yego. None ko nzi ko ababyeyi bakunda abana gusumba abagabo, wowe umwana wawe kubera iki wemeye kumusandi wagera n'inaha ntukomeze gukurikirana ngo wumve uko babayeho? Ntabwo biba byoroshye kuva mu gihugu ujya mu kindi, n'ibintu biba bikomeye. Ubwo rero njya mbwira Imana nkavuga ati Mana, nubishaka uzongera uduhuze, inzira zawe ni nyinshi. Naho njyewe nta kindi nabikoraho.
inzira z'Imana ni nyinshi, wowe ubona nta kindi wakora kugira ngo ubashe gusubira kugera aho bari. Umwana kugira ngo musige ntabwo namusize ari ku bushake, ahubwo nyirasenge mushiki w'umugabo wanjye yaraje arambwira ati uwo mwana uba umumpaye mbe ngufashije kubarera. Ubwo rero nawe yari atuye kure cyane, kuko kujyayo nawe yari urugendo rw'umunsi, wagenda buhoro ukaba warara wacumbika no mu nzira. Ubwo rero narabitekereje kuza, nuko mbona kuzagerayo n'ubundi bitoroshye, kandi inzira yari mbi, utazivuga ngo urajyayo uri wenyine, bisaba kugira ngo ujyane n'abandi kubera umutekano mukeya. Wigeze uvuga ngo umunyarwanda ati ngo ntawe utinya ijoro ahubwo atinya icyo yahuriyemo naryo. Urongera uravuga ngo ijoro riba wagize gute? Wariraye. Ngewe ntekereza ko ari icyo uri gutinya rero. Icyo wahuriyemo icyo wahuriye i Kongo, manza aricyo gituma udasubiraho ngo ujye kureba ababyeyi n'umwana wawe. Impamvu navuze ngo ijoro riba wariraye ni umugani numvishije uri mu Rwanda, ariko icyo narishaka kuvuga ni ukuvuga ngo kubura uwo mwashakanye kandi mukaburana akagenda nta kibazo mufitanye, mbega biba ari ikibazo kirenze, ariko umuntu we ntago wabimubwira ngo apfe kubyumva, uburyo mbega uba umeze nk'utariho, ugarura ubwenge byaratinze. Hanyuma se buriya Witsemba, ko numvishe ngo uri muri korali Witsemba, wayimenye ryari? Nkiri kwa nyogokuru, nkiri mutoya. Nabanaga n'abantu bari muri Witsemba. Noneho ikindi nabanaga n'abarokore, ariko hakajya haza abashyitsi, nuko tugafatanya kubakira nubwo nari mutoya. Bakambwira ati uziyizire iwacu mu barokore. Nkumva ni ikibazo, kuko nari ndi mu Gaturika, nari ndi muri Gaturika, nari umuhereza, n'ibyo abana bakora bita ngo ni ukubyina mu kiliziya, narabikoraga. Ariko nkumva kujya mu rindi dini ntabishobora. Ubwo nagiye gutyo rero, ariko nyine ndabizirikana. Maze kugaruka rero ngeze mu Rwanda, niho nicaye ndibaza, numva ubundi nyuma yaho ndi muri Kongo naje kujya mu badive. Abadive baje kuvuna aho twari turi, baravuna, bakoze amavuna, nuko numva umutima uranyuzwe. Naragiye rero mba ngiye mu badive, maze kugera mu badive ndahigira, naje kuza ino, nari ndi mu badive. Ngeze ino rero nari mfite abana bakunda gusenga cyane, nubwo aho twari dutuye iyo nabaga ntarajyayo narabuhageraga bakagenda bakajya gusenga. Ngeze ino mu Rwanda rero mbajije abadive, barambwira ngo barahitwa i Gakeri n'ahitwa kujya Karane. Numva ni urugendo rurerure. Niho nabonye ntazashorera abana bari batoya cyane, kuko nakurikizaga abana bato. Nabyaraga umwana yafungaga imyaka 2 nabyaye undi. Ubwo bari bato cyane,
badashoboye kugenda. Niho nicaye ndibaza ndavuga ati se none kabana ntazabasiga kabiri gatatu ngo ngiye gusenga, none ubu ngubu ndakora iki? Niho naje kwibuka ba bantu bajyaga bambwira ngo tujyane mu barokore. Ntekereje sanga urwo rusengero rwo kuri ADPR ku itorero rya Gasovu, mbona niho hanyegereye. Ndavuga ati hose ni ugusenga. Niho nahise njya kubabera umushyitsi, ndabaza ngo mbese basenga ari kuwa kangahe? Barambwira ngo basenga ari kuwa gatatu, amasengesho asanzwe yo mu mibyizi yo kwirirwamo. Nashoreye abana turajyana, tugeze ku rusengero twarasenze turasenga. Umuyobozi waho wari uhayoboye ubwo arigisha bigeze hagati numva ndanyuzwe numva ndafashijwe. Ubwo rero niho nahise mvuga ati nta handi nzajya ahubwo ndaguma ahangaha. Nakomeje gusenga, nakomeje kujyayo rero no ku cyumweru narakomeje njyayo, no mu yindi minsi njyayo. Ubwo byageze aho ndavuga ngo nibambatize, nuko ndabatizwa. Maze kwigira kubatizwa rero, maze kubatizwa nuko niho natekereje ndavuga ati kugira ngo mbe mu bwigunge, kugira ngo mbe umukristo nyawe, mbega nibagirwe ibya kera, reka nze njye muri korali, kubera ko nari nasanzwe ndi muri korali, ndi umugatolika, nakundaga ibintu byo kuririmba. Ubwo nigira inama rero yo kujya muri korali, nararangije ndabikora njyayo, nuko baranyakira, numva ariho nzarushaho kwegera Imana. Nuko ubu nkaba ndi muri korali, baranyakiye nkaba ndi umuririmbyi wa korali Witsemba. Yego. None ubu ndi umuririmbyi wa korali Witsemba. Yego. Hari korali ebyiri rero, ubwo wagiye muri korali ebyiri, hari iyo muri Katolika n'iyo Witsemba. Yego. Ubu se iyo wicaye ugatekereza uburyo wari muri korali ya Katolika, nta karirimbo ujya kari karafashe mu mutima? Indirimbo zo ni nyinshi cyane. Waducishirijeho kamwe tukumva se? Muri korali ya Katolika. Yego. Hari indirimbo twaririmbaga ivuga ngo kuva kera nkivuka, kuva kera nkivuka, kuva kera nkivuka, nahagurutse igitaraganya, shimara agahinda, shimara agahinda, ngiye kubereka none iyo simbi mbabwira, ndayimurika kandi nayo imurikira abantu. N'urumuri n'itara ruduha kurusanga, niyo mpamvu twitwimanziriza gutebuka, tugahuza intambwe, tugahuza intero, turirimba tuti reka tukurate rebero ry'Imena, reka tukurate Mariya, akarusho kacu mu ijuru, tuje kukwereka imihigo y'Imena ubyiruye, tuje kukuvuga mu bikira udahemuka, mirukiro y'abarushye, wowe urira ngo duhore kandi dutsinde ikibi,
nzacinya n'akadiho ndenzeho n'agahamirizo kuko ruhanga rwawe nkabona kunyishimiye. reka tugashyiraho ndumva wari ukiri kuyibuka. hanyuma se muri korali Witsemba umazemo igihe kingana iki? ndi kurangizamo nk'amezi 8. amezi 8. noneho ugiyemo vuba. oya igihe natangiriye umwaka uri gushira. umwaka urashize. igihe watangiriye ubwo ni igihe watangiriye gukora repetisiyo. aho bakwakiriye bakwemerera kuririmba ari gushira nk'amezi 8. nk'amezi 6. kandi ntekereza ko indirimbo za korali natwe tujya tuzikurikirana. hanyuma naho ugiye kutubwira indirimbo yaba yarahize izindi mu gufata mu mutima wawe mu gihe waba umazemo. indirimbo zishobora kuba ari nyinshi ubwo ukaba uri gushaka gucaguranya. nta iri kuza mbere gusumba izindi. kamanze ntekereze. ntabwo naririmba se niyo mu gitabo. oya mu gitabo ntacyo. iyo mu gitabo nayo warayumvanye korali ntacyo byaba bitwaye. hari indirimbo ijya ikunda kuwufasha y'umwuka wera ivuga ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye ni wowe meza abantu tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera. ni Yesu wawe utugeneye dushaka uwo mwuka wera. ni Yesu wawe utugeneye mu gihe ubona kutagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe muzabutigaruka dushaka uwo mwuka wera. ni Yesu wawe utugeneye dushaka uwo mwuka wera. ni Yesu wawe utugeneye turagusaba mwami Yesu wohereze uwo mufasha wacu kuko dufite intambara ikomeye mu isi turamukwiye rwose dushaka uwo mwuka wera. ni Yesu wa
utugene ye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Ya nagufashije kandi nanjye ariko impamvu nagufashije nuko nafashijwe. Buriya cya gihe waririmbye mu kanya sinagufasha kubera ko ntabwo numvaga ibyo uri kuririmba, nta nubwo nafashwaga, ubu ndafashijwe. Kandi abantu badukurikiye twaririmbye cyane kubera ko turi kumwe n'umuririmbyi kandi dusanga ntacyo bitwaye. Ubu se nyogokuru wawe aracyahari? Ntawe, narahageze amaze amezi 3 nawe baritahiye. Nawe baratashye. Hanyuma se ubwo inzu ubamo niyo yabagamo cyangwa warageze nawe ubasha kuba wakubaka iyawe? Nta bushobozi nari mfite, nabaye mu nzu z'inkodeshanyo. Iyo yo kwa nyogokuru se ijya he? Nta nzu nawe yari afite, iyo yabagamo yari yarashaje. Ubwo arangije aba ajya kuba mu y'umuhungu we wari warimukiye ahandi, nuko nawe abaho ngaho. Nawe nuko byamugendekeye. Ubwo kugeza ubu uracyari mu nkodeshanyo? Ariko noneho wenda nayo nari kuyibamo, ariko ikibazo cyari gihari, yari mu manegeka. Yari mu manegeka kandi noneho nkumva kuba ahantu ndabona isabune ukoze urugendo rw'isaha, amavuta yo guteka ni gutyo, nkumva ni ikibazo. Shaka ukuntu nabona inzu hafi y'agasantere kugira ngo njye mbona isabune bitangoye cyane, ko aho twabaga wasigaga n'agasafuriya ku ziko ukajya kugura amavuta, isabune ukayibona bitakugoye. Nuko rero nka madamu koroneri ya gutura mu ntuze pfo mu kitumva ingoma niko twebwe tuhita. Ubona ntibyavamo uruvuga uti reka shake inzu hafi yo ku isantere. Rero muri ubu buzima tujya tubona bigoye, wowe ubifatanya ute kubona ikode no kubona ibyo ujya ndetse n'abana 4? Ikindi kandi n'umurimo w'Imana ugakomeza, ubikora ute, ubifatanya ute buriya? Imana ishobora byose. Numvaga nkiri muri Kongo, numvaga naragiye kure cyane, nkumva narihebye cyane, ariko maze kugera ino, maze kujya muri ADPR, bagiye bigisha bakigisha, nkumva ndi kugaruka. Nuko nari narigunje, mbega nibaza uburyo nzabaho, nkumva biranyobeye. Ariko twajya nko mu rusengero bakwigisha ko se w'ipfubyi ari Yesu n'umugabo w'abapfakazi, numva ndanyuzwe, nuko numva ndafashijwe. Ubundi ntangira ubundi buzima cyane, koko nta kintu nakoraga n'ubundi aho nkiri mw'urwo rugo rwanjye. Natangiye ubundi buzima, numva ko bakajya batubwira ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Nuko ubwo subiza ubwenge ku gihe, nubwo wenda umuntu atibagende, ariko uko biri kose Imana yarafashije. Nuko nkakarabura, nkabona icyo abana bariye, Imana igaca izindi nzira, nkabona baboneye umwenda wo kwambara. Ubwo bigera igihe bagera n'igihe cyo gutangira ishuri.
ubwo batangiye ishuri bariga, ariko Imana itabura uko igenza, igica inzira nkabona uko mbatangira amafaranga yo ku ishuri, ayo kurya, kubagurira iniforume, nuko n'ibindi biba bisabwa bari byinshi, kandi no mu rugo haba hasabwa byinshi, ariko Imana ijya ibigenza neza igaca inzira, n'ubundi tukabaho nta kundi. Ya rero iyo umuntu apfa ko ari mutoya haboneka abantu bamwifata uko bishakiye, n'umugabo wagutinyaga yizira uko ashaka kuko nta umugabo uba ufite. Ese wowe urwo rugamba rwigeze rukubaho? Bamwe wenda ngo bavuge bati tuzagutunga, tuzagukemurira ibibazo, nta kibazo uzatugirana. Wowe urwo rugamba rwabayeho? Ese nimba rwarabayeho warabyemeye cyangwa wabihagazemo gute? Niki cyakufashije kunesha? Oya, ntabwo nabyemeye. Byabayeho mbere na mbere se? Gusa bwo ibyo ngibyo ntabwo byabura, ariko nawe nyine ugomba guhagarara kigabo nk'umukirisitu, cyane nk'uko bahora batwigisha ngo iyo ukoze icyaha uba wambitse Imana ubusa. Ntabwo rero nakunda ngo nambike umuremyi wanjye ubusa. Ubwo rero ibyo ngibyo mu buzima ntabwo byabura, abavuga amagambo ntigabura, nabo kukubwira ngo dufatanye kurera abana ntibyabura, ntabwo babura. Ariko ngewe numvishe ko ngomba kwiringira Imana yo mu ijuru, akaba ariyo igira icyo ikora, naho ubundi numva bitashoboka, mbega numva bitashoboka. Wenda ugiye kuduha akagero kamwe ukuntu byari bimeze ukimara kubura uwawe, umugabo wa mbere aza kugushuka, cyangwa navuga ngo ni ugutereta bundi bushya, aza bwa mbere wabyumvishe gute? Wabyakiye gute? Wamwamaganye gute? Ibintu nk'ibyo. Gusa bwo icyo gihe byari bikomeye, kubera ko numvaga nanjye ubuzima bwanjye bwararangiye, nkibaza uburyo nzabaho n'abana, nkumva biranyobeye. Icyo gihe cyo nari ndi kure cyane, nabaga nanamutuka, ntabwo numvaga hari umuntu numvaga nta muntu ushaka ko anyegera nangwa agira icyo ambwira werekeranye n'igitsina gabo, kuko numvaga ku isi nta wundi mugabo wahaboneka umeze nk'uwo nari mfite. Ubu se ntujya wicara ukumva utekereje umugabo wawe? Kumutekereza ntabwo byabura. Gutekereza rero bituruka n'ubundi ku mibereho. Ukaba utekereje nk'ikintu runaka, cyane nk'iyo ugize nk'icyo ubura, cyane nk'uko uba utekereje ugatekereza ati igihe n'iki byari bimeze gutya na gutya. Gutekereza bwo ntabwo wavuga ngo wabisira ibanga ngo bishoboke. Ibyo bitekereza ukavuga uti yaba nari mufite akangaka kaba kankoreye. Hanyuma rero nyine iyo umuntu abitekereje akabona bidashoboka, agira ikintu kimuhumuriza. Ni ukubera icyo wafashe umwanzuro wo kudashaka undi mugabo, kandi ko nzi neza ko wakabaye kuba warashatse, ndetse n'abo bana akabagufasha, atari mu buryo bwo gutwara umugabo w'abandi cyangwa gusambana, ahubwo Bibiliya yemera ko umugore upfushije umugabo cyangwa umugabo upfushije umugore yashaka undi. Wowe kubera iki utiriwe ushaka undi?
ntabwo byoroshye kubera ko wenda iwacu muri Kongo ho iwacu muri Kongo ntabwo wapfa kubona iwacu muri Kongo bemerewe gushaka abagore benshi barabyemerewe kuko n'abayobozi baho najyaga mbabona nka gitifu w'akagari gitifu w'umurenge ni gutyo nabigereranya ukabona afite nk'abagore bagera muri 3 2 yubakiye atari ukuvuga ngo ni babandi bishoreke ibo nta kibazo ariko inoho ntabwo byashoboka ariko igitumye mbivuga ikindi muri Kongo umusore ashobora kuza akakurambagiza utarigeze agira undi mugore bikemera wenda biturutse aho uvuka nangwa wenda uko bakubona noneho inoho ntago byapfa gushoboka ariko noneho niyo byashoboka ino mbona bareba cyane mbona bareba kuri runaka ahavuka mbega uko abayeho n'imibereho gusa bw'ibyo ngibyo ntabwo nakwirirwa mbitindaho wenda yomba nkiri iwacu ubwo ntabwo navuga ngo ntabwo mba narashatse gushaka mba narashatse ariko noneho natinyaga umugabo ufite abandi bagore hari ikintu hari umuntu wigeze kudusomera Bibiliya numva ikintu cyo gushaka umugabo ufite undi mugore ari ikibazo Imana itabyemera ubwo rero byaje kunzamo kuko niyumvishagamo ko nanamushatse niyo nari kuba muri Kongo cyane ko bakunda ibintu byo gufata muri Kongo barafata cyane iyo umuntu azi yuko